mbona esikariye wayigeze uvuga ngo arabagikuzimu bakanyura kuri esikariye nanjye nabonye esikariye zitari izisima zibitaka ndamanuka ubwo yansunitse na sipide nyinshi ati manuka tugende aho ngiye kukugeza kubera ko wanze kunyumvira kondisiyo nago kayica nuhava ziraba ari izo mbaraga z'Imana ya mama wawe mbona ni ikintu cy'igihimbagenge umutwe we wikubyemo nk'uwo yari afite inshuro nk'icumi ukuboko kwikubye inshuro nk'icumi urumva uko kuboko ngo tekereza umuntu wuzuye icumba ukuguru nakurumva ko ari kwabyibusha arambwira ngo urareba inkono nkubitishije namajije koga ayo mazi arambwira ngo asagutse ni nyasuke mu icupa uko niko nagiye kuzimu rya cupa ritarimo ikintu ritarimo amavuta nanga se ikindi kintu nawe y'amazi yasigaye mu ibase nkubandura n'umukeka nayamenetse hasi nyayoreramo kuko urumva nogeraga mu cumba c'uburiri byanze bikunze ntago umukeka yari tapi y'ubwo yangiramira amazi narabirinda arambwira ati yose yayore ndayayora ati pfumura iryo cupa ntago ndarinzi ibyo ashaka kunkoresha ndaripfumura n'umusumari hudupfumure dutatu arambwira ati rero mpereza ya mavuta waguze nta wundi muntu urisigaho ndayamuhafatagaho agashiramo ngo nakinyamaswa bita inyemera nindi ntari buvuge kuko uyu munsi harabakurikirana iki kiganiro bagahiga uruhu rw'inyemera kugira ngo bemerwe nge nizo mbaraga nari mpawe n'uwo mupfumu rero yanciriyemo utuntu tw'uduhu dutatu n'indi miti yifu arambwira ati siga twongeye kubaha ikaze kuri Keretsi TV ku Migisha y'Imana TV tubashimira mwakoze subscribe nawe utari wayikora ndagira ngo ngusabe ngo urebe munsi ya video ho gatoya ukande subscribe kugira ngo tujye tubana ubone notification ibiganiro byacu nagasohoka hanyuma nawe wayikoze tugukura ingofero tuvuga ngo uri umuntu w'umugabo uri uw'agaciro Imana iguha umugisha yagura imbagoza nk'uko azaguriye besi kandi Imigisha y'Imana ikugarukeho turi kumwe n'umukozi w'Imana Nyiramugisha Penina mu buhamya mu gice cya kabiri cy'ubuhamya yaduhaye hanyuma ubu buhamya twari tugeze ku gice kivuga uburyo yagiye ikuzimu uburyo yari kumwe n'umupfumu mu nzu iwe abakurikiranye igice cya mbere murabizi ndagira ngo nawe urebye ubonye igice cya kabiri utararebye icya mbere turagushishikariza kugira ngo urebe igice cya mbere kirimo ubuhamya uko byatangiye hanyuma aka kanya kanona Penina twagarukiye ahantu bavuga ukuntu wari uri kumwe n'uyu mupfumu mu nzi wawe ariyo nzira yerekanaga uburyo wagiye kwa Satani ndagira ngo ukomerezeho uduha amakuru yuzuje ubwo rero ubushize narabibabwiye ndahamya ko hari bamwe babirebye baravuga ati ibi bintu ntibibaho ukuntu kubesha iri nitera bwa Penina atera abanyarwanda n'abandi ariko narababwiye ngo utaranirwa agaramye n'ubumbisubiyemo agiraga ngo ijuru riri hafi uyu mupfumu rero reka ndumva mperaho ubushize nasozereje we gahunda ye ko hari ukuntu hari kuzimu kandi umuririmbyi we yuzuye umwuka aravuga ngo intambara zitabayeho mbese wavuga iki wavuga ko warwanya uruhe rugamba njyewe rero mfite ingamba nyinshi nagiye ndwana atari izo kurasana ngo nkumereke ahubwo urugamba rw'ubuzima nagiye nca mu rugamba rw'ubuzima rutandukanye aho n'uyu munsi ubuzima twese tugica mu rugamba rwabwo ariko ndashima Imana igi irokora umuntu bitewe n'umugambi mufiteho uyu mupfumu rero yamajije kumbwira ngo ni nkarabe y'amazi ndumva ubushize duherukana narababwiye ko nari nasutse amazi mu ibase arangije kumbwira ngo ni nicare hejuru y'umuriro wanje yarambwiye ngo ni nkuzimye ndawuzimya abakurikiranye ico gice ndumva aho ngaho nasozereje arambwira ngo ninyore uwo muyonga w'amaraso yanje mu byibuke wari umuyonga w'igitonyanga bibiri by'amaraso natayeho n'imiti yakuye hagati y'amabere yabo bakobwa bameze nk'ibibazanyo mbese nk'ibishusha wa muyonga narawuyoye arambwira ngo ni nkujugunye mu ibase y'amazi nivomeye ku isoko bita Cabirumba nafashe wa muyonga nkiwujugunya muri y'amazi amazi ahinduka amata ibi ni ibintu nabonye n'amaso yanje arambwira ati ngaho karaba mu byibuke ko nari nambaye ubusa uyu mupfumu yari afite akantu k'agatebe ka kinyarwanda uko nakabonye akigakura mu kantu k'agakapu yari ahetse hano imbere nk'utu dukapu bacururizamo kari agatebe kangana n'igipfunsi yagize gutya agaterera hejuru mbireba gahinduka intebe nini izi ntebe z'uruziga za kinyarwanda murazibona zifite uruziga hasi no hejuru zifite utuntu tw'uduti tubiri dufashe urwo ruziga rwo hasi no hejuru ayicaraho urumva naco n'igitangaza yakoze kugira ngo intebe ingana n'igipfunsi ayihindura intebe nk'iyi nicaye ikibuno gikwirweho ni igitangaza
yagize gutya rero ambwira ati ibyo nakoze wabibonye ati dore intebe nyihinduye intebe nini yari ingana n'igipfunsi ati nakije umuriro nkoresheje amaraso yawe ati nahinduye amazi amata kandi koko murumva nibitangaza yari yakoze ariyo mpamvu nshatse kubabwira mu minsi y'imperuka ngo arabazavuga ngo Yesu ari hariya ntimuzajeyo uyu munsi dufite abantu bakora ibitangaza mwaramubonye mpano y'Imana yatuburaga amafaranga ntimumuzi si ntimumwibuka hari n'abandi nzi ashobora gufata amafaranga 1,100 akabisengera ejo waza kandi atabisengeye nawe ko hari Yesu ba Yesu batandukanye ni batatu hari Yesu bari ngo hari na Yesu nde sinzi uko bavuze abo ba Yesu ariko twe tuzi Yesu waremye wapfiriye abantu ku musaraba igorogota bivuga ngo rero yasenze mu izina ry'uwo Yesu ashaka nanga ry'Imana ashaka arangije arambwira ati bitangaza nabikoze wabibonye ntiyego ati ngo karaba aya mazi narayakarabye guhera mu mutwe ndumva ico gihe nta bisuko nagiraga narisukishaga ariko nta bisuko nari mfite ati nta cangwe usabwa gushira icangwe n'ikideyi hakumwe wiyoza nakarabye guhera mu mutwe mu matwi nkorama ahantu hose ndakaraba umusaza yicaye hari yamutera n'amazi kuko yari yicaye kumukeka warushashe imbere y'icumba hanyuma ntaguciye mu ijambo nagira nkubaze ngo urimo woga wambaye ubusa wari wambaye ubusa buri cyangwa uko navuze kuko niyo kondisiyo yari yampaye no reka nkubaze akanti kantu gatoya muri icyo gihe mwari kumwe ese yabarigeze akugirira ari nk'abandi bagabo cyangwa se ntabyo nabonye kuko yari ari kuri mission yari afite misiyo ntago rero yagombaga gukora ibindi ubundi nta muntu ukeza abami babiri Bibiliya yaravuze ngo umwe mukunda ndakamwanga kandi nta wakwishira muri ubu buzima ngo abakinejeje ngo wamwandikiye igisirikare bivuga ngo we rero nawe yari ari kuri misiyo ngiye narakarabye uko namubonye ntarari yangiriye kuko iyo arigira twari no gusoza ibyo akambwira ati turyame ariko inkuru yanje yasojereje kuzimu mbwira uti kagira inkuru ndayifite n'umunwa wo kuyibara nta nubwo natsimbutse ngo nsanga hari ibindi yankoreye uko nagiye niko nagarutse ndashima Yesu ujye ukura umuntu ni kuzima akamusubiza ibuntu Yesu yankuye mu nzira y'urugendo ujya ikuzimu hari abantu bamwe tujya twumva bavuga ngo bamanutse ku ma escalier ngo abandi bakoze ingendo zigiye zitandukanye ni ibiki wahure nabyo mu rugendo umuntu wese ngo agahinda k'umunyonzi kamenywa n'umunyonzi mugenzi we abaciye muri iyi nzira bagiye muri iyi si atari ukubesha bo nimbivuga bari bubyumve kuko uyu munsi dufite abantu bagenda kuri iyi si tubabona ariko baratwawe ikuzimu ngewe iyo si nayigereyemo nababwiye ko nagendeye mu cumbi wanje nabonye abantu benshi abonzi nabo ntazi hanyuma ndagira ngo usobanure abatwumva mu rugendo uri mugenda hari igihe umuntu agenda agatega bisi hari ugenda akagenda n'amaguru wowe mu rugendo rwawe uri mugenda wagiye niki niki cyakugejeje kuzimu rero nzanagaruka ntange n'igice cya gatatu cy'ubu buhamya namajije koga ayo mazi arambwira ngasagutse ni nyasuke mu icupa uko niko nagiye kuzimu irya cupa ritarimo ikintu ritarimo amavuta nanga se ikindi kintu nawe y'amazi yasigaye mu ibase nkubanura n'umukeka nayamenetse hasi nyayoreramo kuko urumva nogeraga mu cumba cy'uburiri byanze bikunze ntago umukeka yari tapi y'ubwo yangiramira amazi narabirinda arambwira ati yose yayore ndayayora ati pfumura iryo cupa ntago narinzi ibyo ashaka kunkoresha ndaripfumura n'umusumari hudupfumure dutatu arambwira ati rero mpereza ya mavuta waguze nta wundi muntu urisigaho ndayamuhafatagaho agashiramo ngo nakinyamaswa bita inyemera nindi ntari buvuge kuko uyu munsi arabakurikirana iki kiganiro bagahiga uruhu rw'inyemera kugira ngo bemerwe ngiye nizo mbaraga nari mpawe n'uwo mupfumu rero yanciriyemo utuntu tw'uduhu dutatu n'indi miti yifu arambwira ati sige mbabwire ngo izi mbaraga nkizikoresha ngewe nagiraga igikundiro mbabwira ngo kirenze icyo uyu munsi naba mfite kandi nkorera Imana bivuga ngo rero nimba umuntu hano hari umuntu uvuze ngo aragishaka Yesu atakurengeye iki gikundiro nta wakikuzanaho ariko ibigirwamana n'ubusimana rurema niyikomeye bivuga ngo rero yarambwiye ati wowe genda ambara nisize y'amavuta ku mubiri kuko nari majije koga atambara ndambara tugiye guturuka hano iwanje hano mu rugo iwanje nyine iwanje ugiye kugenda uhereye hano mu muryango ugenda unyanyagiza ayo mazi mu nzira uvuga mu matamatama ntago nari kuvuga ngo umuntu wese anyumve ugenda unyanyagiza uvuga ngo nkuko inzira ari nyabagendwa abariko iwanje hazagendwa uko noza amazi atagira urugero abariko iwanje hazagendwa n'abagabo batagira urugero arambwira ngo ningera muri sanze niki kubankurikiranye bari mu Kinigi ndabasura
ndabasuhuje aho mvuka hariya kuri Rapayote umuhanda ujya kuri Orthopeni ujya kuri ku bitaro n'ujya mu mujyi n'ujya muri Bisate mu mahuriro arambwira ngo uhagarare hagati mu isangano ry'imihanda uhite wimenaho y'amazi uzenguruka inshuro 7 uyimenaho mu mutwe uvuga ngo nireherejeho amahanga yose ijambo kwireherezaho ndabikora ariko namaje gukora ico kintu ndahuma ubwo umupfumu namusize mu nzu antegetse ibyo ntumbaze ibyasigari gukora iwanje majije guhuma nahumye ariko nkanuye kuko nabankureba nakubwira ngo nahumye ntubyemere mbona umwijima wicura burindi uramfutse noneho nareba inzira igi wanje nkayibura ndavuga se ibi bintu bimbayeho nibiki ntangira guhamagara ijwi ry'indaya bitaga Nyiranshaka yarapfuye Imana ishimwe ko ngewe ntaguye muri ubu buzima nuko ndayihamagara narayumvaga ivuga yakundaga kuvuga ijwi rirenga igakoma n'akaruru nti Nyiranshaka we ngo ye ntiwaje ukamfata akaboko kanjani wanje ko nahumye kandi ubwo ni kumanywa isaha nk'iya saa 6 gutyo n'igice kuko wa mupfumu yageze iwanje isaha ya saa 5 n'igice mu minota 30 reka bya bindi byose nababwiye mu gice ca mbere n'ibyo mbabwiye muri iki gice ca kabiri ni waje ukamfata akaboko ati gafata ninda n'umugongo ni nkuko nguko yantutse wandaye wese ndagufata akaboko ko mbona uri kureba ntarega nahumye wabaye ikisi ni hari ibintu nkoze none binteye ubuhumye ati nkagufata umukobwa wa sinzi uko yirahiye papa we abandi bari ku ruhande baraseka mpamagara undi bitaga Nyirabakire ni Nyabakire wengwi waje ukamfata akaboko kangezi wanje ko nahumye atariko indaya zirasinda gati kandi indaya inkwagura umogi buriya yasaze bagira ngo nasaze koko ariko mu by'ukuri uko muririmbyi 204 yavuze ngo koko ingabo za Satani zirakomeye yaravuze ngo tudafite umwami Yesu zaduhindura ngiye ico gihe kuko ntari ntunze Yesu izi mbaraga zarampinduye rero musengamana narwanye no kugira ngo nikuraho ariko nkimara guhura n'ubwo buhumyi ngewe nahise mbona ibintu bimeze nk'ibyobo nagira ngo ntere urutambwe gutya nkabona n'urwobo rw'umwijima wicura burindi nkagarura akaguraho nari mpagaze natera kiburyo nkabona ngiye gukandagira mu mwobo nkakagarura nararindagiye isaha inshiriraho ndi muri sanze niki imodoka zikavuza amahona abashoferi bagome bagakuramo akaboko bakankubita inci bativa mu muhanda wa mbukuwe wandayo bari banza benshi ariko imbaraga zihankura ntazo kuko nari nahumye reka nongera nshime Yesu utagibura uko bigenza ndashima Yesu wari umfite umugambi akandokora urwo rupfu rukomeye ijambo ryarambwiye ngo yaturokoye urupfu rukomeye gutyo na n'uyu munsi iracaturokora mbwira uyu munsi rero abakinyita umurozi bavandimwe uko wanyita kose ariko ndashaka guhamya kuko umuririmbyi yaravuze ngo numara kwemera Yesu nk'umukiza wawe wahamye mu bandi byo yagukoreye ariyo mpamvu rondi guhamya Yesu yagize gute yankoreye nagize gutya ndatabaza mu mutima ndavuga ngo Mana y'imbabazi Mana ya mama najyaga numva kunda gusenga ngo Imana yacitinda kurakaranga ifite kugira neza namanitse amaboko ariko uru rutoki mu byibuka yari yankase n'urwembe duhana ico gihanga abona amaraso yo kwatsa umuriro nari namanitse akaboko ndavuga nti numva barira Mana ya mama ukankiza ubu buhumyi nzagukorera urumva ntangiye guhiga imihigo ngiye kubona nko mu minota 3 maje kuvuga iryo jambo mbona ikintu gisa caka muzitegereza igihe c'umwijima hari udusimba biti inyenyeri tugenda tumurika ku buryo gaciye hano ukabona hano ukongera kukabona iri niko nabonaga ku kantu kamurika nk'inyenyeri kakano gasimba kamurika mu mwijima kirazi ico kintu c'urumuri kingeze imbere mbona ni marayika mbabeshe ngo namenye ngo ni marayika wahe ntago mbizi ariko yari umuco yageze imbere yanje umucura murika mbona byabyo nashakaga kugwamo kajya mbona ho ndi bukandagize ikirenge arambwira ngo ndi marayika woherejwe n'ijuru kubera kutabaje Imana ya mama wawe bivuga ngo Imana mama yizeye ntago ari ya yindi ya Dagoni nanga Bayiri Imana yakije Sadura cy'Mishake Bedenego ya yindi twumvisha bakuye mu itanura ry'umuriro iyo Mana mama jya yamamaza nanje uyu munsi niyo ndi kwamamaza arambwira ngo ndi marayika woherejwe n'ijuru kubera amasengesho ya mama wawe ngo tuze tugukure muri uyu mwijima yagize gutya musengama ankoza ikintu kimeze nk'ibaba kujisho cyari ikizima nyine amaboko yashobora kuba ari amababagira gutya asa n'umpungije ahungije mbona umucuraje ntangira kugenda ntambuka mbona mvuye muri sanze nike ninjiye mu mudugudu wa Kageshe none harambwira ngo kandi ico urwo rutoki hari harimo kanseri we kuzacika akaboko ukazavuga ibihamya by'iby'Imana yakoze nta kaboko ufite ariko ndakuvuye nagiye kubona mbona azanye ibintu bimeze nka alcohol akoza amahanagura igisebe ariko mbabara ahanagura igisebe azana ipamba ashiraho umuti uno muti bashira ku gisebe arapfuka ngewe nubwo nari nakwereka ntubone ko mfutse ariko marayika yari yanyomoye aravuga ngo ngaho genda ubaye muzima
ambwira rya jambo ngo ntuzongere gukora icyaha ukundi kugira ngo utazabona ishano riruta irya mbere. Ariko urumva icana arongeye ngikomezamo kuko isaha n'ubundi yo gukora kw'Imana ndahamya ko itari yakageze. Majije guhumuka aho kugira ngo niruke nsanga mama mu isoko rya Kinigi hacuruza ibitoki. Kuba muzi n'umukecuru bita Hamisi yasekuraga isomba agacuruza n'ibitoki, kubera uko abantu bambona ntago bemera ko mvuka muri uwo muryango, bambona nk'umuntu ukomeye kandi mvuka ahantu haciriritse. Narirutse rero aho kugira nsange mama mubwira ibimbayeho nanga se nsange abapasiteri nzi babagaho hafi ngo bansengere, nirutse mvuga ngo umupfumu namukereje. Ndiruka muzi ibintu byambayeho, inzira yo kugikuzimu munyigereho. Nageze mu nzu ndinjira muri saro, ndenga icumba cya mbere ngo ninjire mu cumba cya kabiri canje ari cyo cy'uburiri ndamusizemo, ngo nsunike urugi ruranga. Ndavuga se kuyu muntu atakinga kandi afite aho yarantumye bimeze bite? Naho kwa kundi natabaje Imana ya mama, kuko Imana itajya ibangikanwa mu byubuki bya Dagoni n'isanduku y'isezerano. Imbaraga z'Imana zaje guhora hiwanje, zinyukagura wa mupfumu ziramukubitara byimbirwa yuzura icumba c'inzu. Ibi ntona bivuga ngo byumve. Aruzura yuzura icumba ku buryo utasunika urugi bitemera. Kandi ukuntu kuri ndi kubabwira, ndaruhonda urugi ndarusunika, sinzi uko nasunitse nkuva nk'ibintu biri guturagurika nk'amacupa mbese bakandagiye. Cishamo umutwe, urumva idirisha ryari rikinguye kandi n'itara ryarakaga, urabona ku manywa ntago hari umwijima. Mbona ni ikintu cy'igihimbagenge, umutwe we wikubyemo nk'uwo yari afite inshuro nk'icumi, ukuboko kwikubye inshuro nk'icumi. Urumva uko kuboko ngo tekereza umuntu wuzuye icumba, ukuguru nako urumva ko ari kwabyibusha. Arambwira ngo urareba inkoni nkubitishije, isinjye ngukubise inkoni nahuriye he nawe? Atutabaje Imana ya mama wawe, imbaraga zihora zinsanga, ni noneho ndapfuye. Aravuga ati ngiye kwihagika winjira, ngiye kukugeza ahantu kuhikura, kuko izo mbaraga utabaje nizitabazo ngo zihagukura uzapfa utyo, ubuzima bwawe uzarangira, mbese buzarangira nabi. Yari icuma rero, arambwira ngo ninjire. Nagize gutya ngo ninjire, ni mu nyumve abankurikiranye. Uyu umupfumu yagiye avunguka, hari ibintu njya mbona kuri YouTube nanga kuri TikTok nk'uruntu, ukabana n'umukobwa uri gutambuka ariko akagenda asenyuka guhera ku mutwe. Ibintu mujya mubibona, sinzi uburyo mashini bikora. Nawe yagiye asenyuka, mbona ibintu biragwa, mbona ahindutse nk'uko yaje ameze. Ndavuga ngo rero ibi bintu birakomeye. Arambwira ngo inkono nkubitishije ntago ngusiga amahoro. Yagize gutya, nukuri mbarahiye ukuri kuyampamagaye. Ntago ngenzi nimba iyo nzu nari nkodesheje yari iri hejuru yirimbi, ntago mbizi. Yagize gutya abirindura wamukeka kuko nabirindiye ndi kuyora amazi, nari nongenda arawubirindura. Agira gutya kubita ikiganza hasi kwisima. Nagiye kubona mbona intumbi y'umugore irazamutse. Rero abambwira ngo nararotaga nje nabonaga ndi maso. Intumbi y'umugore wapfuye irazamuka. Ubu hari abarabiterwa ubwoba n'ibi bintu, ariko Imana yakurengeye nta wakurenganya. Kandi izi mbaraga uri mu mbaraga z'Imana, ntago izi mbaraga za gishitani zagufata. Yari intumbi nshyashya cyangwa se ntago nabonaga yaraboze, yari gifite umubiri. Agira gutya rero avuna akagakonje, agakura hamucomokoramo igufa. Arangije ari nkubita mu mutwe hano, yarari inkubise ankubita iryo gufa nyine, sinzi amagambo yavuze mu rurimi rw'igiswahili, ariko none ntabasha kumva. Ngiye kubona mbona ubutaka buritereye nka kwa kundi umuntu uri gucukura umwobo wa tuwarete nangaho bari gushingura, uterera igitaka ku bitiyo. Niko itaka ryiterera 1 2 3 inshuro 7. Mbona esikariye, wayigeze uvuga ngo arabagikuzimu bakanyura kuri esikariye. Nanjye nabonye esikariye zitari izisima zibitaka. Ndamanuka, ubwo yansunitse na sipide nyinshi, ati manuka tugende aho ngiye kukugeza, kubera ko wanze kunyumvira kondisiyo nago kayica. Nuhava zirabari izo mbaraga z'Imana ya mama wawe. Ndashima imbaraga z'Imana ishoboye byose, ariyo mpamvu nje navuze ngo naho napfa nzapfa niringiye Imana, nzapfa ntikuye kuba inyangamugayo. Ndamanutse rero tugenda muri Yasi nababwiye yakabwirwa ubudaca ntibwire.